Mwiriwe neza nshuti za Major Crypto, uko bimeze rero uno munsi nkuko nabibemereye ngiye kubakorera video kuri ya mining tumaze iminsi nababwiye uno munsi bita Zoo. So guys, niko muko kubona muri groupe twabivuzeho, abadafite group link yacu ba joininga bakaza tukabana natwe muri Major Mining. So nkuko mubibona dore ngiyi twari tuyifite hano, turakandaho nk'ibisanzwe twinjiremo. Nutarabona link ya joining ndayisiga muri description, ubundi asigaye abane natwe mu buzima bwa buri munsi muri Major Minings, zazindi zishobora kuguhereza ubutunzi. So guys, tudatinze rero uno munsi iyi Zoo uburyo ikora. Zoo mbibutsa neza ko ari yatanzwe n'umushinga wa X Empire mukaba mubizi, nyirayo akaba ari nyiri Twitter ngo bita Elon Musk. So uno munsi rero tugiye kureba uburyo ino Zoo ikora. Hari uburyo bongeramo ama profit per hour. Urakanda hano kuri gatoya, uraza ukanda hano kuri Alliance, urareba hano you can credit on new Alliance or join existence one higher level Zoo earning. You will receive 3% entry fees. Urareba ni bya bindi bavuga ngo ushobora gukora ama profit per hour, right? Kwa kundi wikaza nkanga urareba ndi twishyura hano kuri level ya 7, ndaba ari kuri 35% by'amazu winjiza, barakwereka uko bigiye bimeze. So reka tubanze dukora amatask kugira ngo tujoining ama alliance mubibona. So task, turaza hano kuri task nibisanzwe, uze uratumira hano abantu batatu. Ahangaha ni boost channel ntago dufite premium. Uze hano kuri X wa joining, kuri Telegram ba following, hose uzikore izi task zose. Reka tubanze tuzikore. Uraza hano tukande kuri X ba following, dusubire inyuma nk'ibisanzwe. Tuba following, ukanda hano kuri follow nk'ibisanzwe, dusubire inyuma nk'ibisanzwe, dukande check action. Tayari take 500. Mbibutsa aya point turi gukoresha niyo turi buze kugura. So tujye no kuri Telegram yabo, tumaze kubafollowing urareba ko baduhaye take 1000, tuyatekinge. Urareba ko points zacu ziri kuzamuka. Riddle of the day, tongera hano riddle of the day ni magambo nzambashyiriramo muri group buri munsi. Uraza kuyireba, tuze tuyireba muri group riddle of the day. The riddle of the day ngiyi ni popular beer, turabyandikamo popular beer. Check answer. Check. Nk'ibisanzwe hano kuri iyi ngiyi riddle of the day hari polar beer. So ujoininze group yacu nibwo uzajya ubona ama keyword ya buri munsi. So uko bimeze, uraza hano hari na daily, tuyikore uze ducollecting hano ma point azaba baduha buri munsi. So guys, tugende ku cyatuzanye nk'ibanze, tugende turafunga gutya. Urareba twebwe tumaze kugera ama point
ibihumbi bitatu. So ariko aya ngaya ntabwo ariyo ma points bagenderaho. So icyo dushaka, points zacu ziraza hano z'amazu, turaza hano muri alliance n'ibisanzwe, uze turebe murara dufite hano ibihumbi bitatu n'amafaranga 400. Turaza turebe aho clans yacu ijyanye nabo. Derangaha murareba clan yabo ni ibihumbi 5 tugendera, ariko gusa kugira ngo iyo tuzatwinjiza online turi hanze, murareba hano ni mu bihumbi 3. So reka bariyo twinvestingamo mu bihumbi 3 byacu, kugira ngo turahita tubona ayo baduha, tuzatwinjiza kuri profit per hour. Tumare ku investinga murara ni 15% take profit per hour. So tukande kano kantu dusubire inyuma, murabibona ko hano hari ijambo alliance gusa, ariko hajemo 15%. So reka mbereke rero uburyo wanakora ukabona. Murara hano harimo utuntu twa plus, muratureba, tukande hano tujye kudufeedinga. Urareba hano kuri totals, urareba nitwibeshya tugakanda hano tugatanga amabuy animals, tugura inyamaswa, nidukandaho hano turatanga point 10 baduhereze amazu 5 ya profit per hour. So reka dukande, urareba hano, urareba bahise baduha kamwe, ariko profit per hour urareba kari 5. uri kubibona? Dushaka twayizamura ku ma levels, twangira dukirikeho hariya kuri kara kazu, tukandeho 16 agende. So nuko nguko urareba ko twazamuye, twangiye tugakanda hano turazamura level tugere kuri 6. So ariko si cyo cyatugenza, twangira tuze dukande nko kuri plus hano. Urareba noneho tugeze kuri Rabbit nituyikandaho tuyigura amanuze 20, baraduhereza utunuze 10. Dukirikeho, yes sir. Urareba hano tugira 5, ariko nitukanda hano tukande kuri alliance twige naho, uri kubibona ubu nubwo nabandi outline, aho nabandi hose ndinjiza 15%. Nze kugaruka mwande check up ndebe ayagiye hano kuri balance. Guys, mureke tugakore, aka ni agashinga kizewe kameze neza. So ikindi reka duconnect wallet, ukikaho kaza hano ku ya Telegram niba ari nziza, kanda connect, tayari back to Zoom. Garuka usange wallet yabaye connected, nusange itabaye connected. So guys, nta kindi urakwanda, uraza kanda hano kuri utudomo 3, kanda kuri load page nibisanzwe, ujye hano kuri airdrop. Tayari urareba ko twamaze kuyiconnect. Guys, see you, ndabakunda. Hagize izindi update ziboneka, urabana natwe muri groupe, urasanga muri description link, usangemo n'iyi yazu, ukore ujoininge ubane natwe. So guys, see you, I love you.